Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira Telemontagne. Uyu munsi tugiye kuganira urukundo. Ese ni biki wakora kugira ngo uwo mukundana akomeza kwizere? Ni byinshi uba wakora mu buzima bwawe umukunzi wawe akomeza kwizera, ariko burya baravuga ngo icyizere kugitakaza ni ibintu bitoya cyane cyangwa se byoroha vuba, ariko kuba wakibona biragoye cyane. Niyo mpamvu uyu munsi twaguteguriye ibintu ushobora gukora kugira ngo uwo mukundana abashe kuba yakwizera. Mu buzima biragoye gutakarizwa icyizere ngo wongere ukigarurirwe. Yewe no mu rukundo niko biba bimeze, kuko iyo umuntu akwizera ugakora ikintu kibi cyangwa se ugakora icyo abona ko kimuteye ikibazo, kukwizera biba bigoranye. Ese ni iki wakora kugira ngo uwo mukundana akwizere? Icyambere, kubwizanya ukuri. Burya mu rukundo habaho ibintu byinshi byatuma rurushaho kwiyongera. Rero kubwizanya ukuri biri mu bifasha gutuma urukundo rwanyu rukomeza gutera imbere. Tangira rero ubwize ukuri uwo ukunda kugira ngo akomeze akwizere, yewe ibintu byose muzabigeraho kubera ko mubwizanya ukuri. Kabiri, kumukunda. Uzamukunde kandi ubimwereke. Uzamukunde ku buryo abantu bose bazabona ko umukunda, ku buryo atazashidikanya ko umukunda, yewe niyo yaba atabibona cyangwa se abibona gakeya, bizatume muri bagenzi bawe aho agenda areba hose azabona ko umukunda, bigatuma byose akomeza kubigeraho kandi abona ko urukundo rwanyu ruri imbere kandi ari cyo ruzageraho, ku buryo azakomeza kukwizera. Ikindi wakora kugira ngo umukunzi wawe akomeze kukwizera ni ukutamutendeka. Gutendeka umukunzi wawe burya nabyo ni ikibazo. Mu gihe rero utamutendeka, bizatuma arushaho abone ko uri umuntu wo kwizerwa, kuko burya iyo ukunda umukobwa akubonamo ko uri umwizerwa, ushobora gutendeka umuntu cyangwa se ukaba utamutendeka, ariko mu gihe wamutendetse akabimenya, burya ukwizera biba birangiye. Niyo yagufata ukavuga ngo mbabarira, burya ubutaha biba bigoranye ko yakongera kukwizera. Icya kane, kumwitaho. Burya kwita ku mukunzi wawe ni byiza kandi ntabwo bisaba ibintu byinshi. Niba aguhamagaye ukamwereka ko muri kumwe, ukamuvugisha neza, icyo akubajije ukakimusubiza neza, ibyo ngibyo bigaragara ko uri kumwitaho. Igihe cyose azagusaba ikintu ukakimuha, igihe cyose agukeneye akakubona, bizamuzamurira icyizere. Gatanu, kutivumbura. Burya kutivumbura ku mukunzi wawe nabyo biri mu bintu bituma akomeza kukwizera. Kwivumbura ni ikintu kibi cyane mu buzima, kuko no mu buzima busanzwe iyo umukobwa ubikora ukamwivumbura uyu munsi, ejo n'ejo bundi abibona ko nta rukundo ufite. Gerageza kumwereka ko weho hari icyo ushoboye kandi ko uri umugabo uguma ku ijambo, ukabona ko icyo wavuze ari cyo. Mu buzima biragoye gutakarizwa icyizere ngo wongere ukigarurirwe. Yewe no mu rukundo niko bimeze, kuko icyizere ari ikintu cy'ibanze gifasha mu kubana k'urukundo cyangwa se mu kubana kw'abakundana. Komeza rero uganze urukundo rwawe rukomeze ruzamuke. Icyo gihe rero mu gihe wizeranye n'uwo ukunda, iyo umweretse ko utakiri uwo kwizerwa imbere ye, biragoranye ko yakongera kukwizera. Bityo rero niyo mpamvu ugomba gukurikiza izi ngamba cyangwa se ibyo twakubwiye bigomba gukomeza urukundo rwanyu. Kubwizanya ukuri, kumukunda, kutamutendeka, kumwitaho ndetse no kutivumbura. Ibi byose nubikora bizatuma urukundo rwanyu rukomeza kuganza. Ni Valens Nzabonimana, ndabakunda cyane. Telemontagne, kanda subscribe ubundi dukomeze tubane umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye.